amatsiko papa manza ameze ati ariko se ngiye hari ikintu cyakiri kunyobera gato muri Amerika ubu ngubu ngiye ubu tuvugana ubu ngubu akazi kose wama karimo amafaranga nagakora murareba ariko reba amezi 6 wari umaze uri muri Amerika reba kuntu umaze kumenya cyangwa ni amakariso mwambara shaka umva akazi nka kariya nabonye ari indyango ryiwe nta nuwakamuntu nye sinjya kuzarota ibyo kwa papa manzi birangira umva ko umwana wanjye naramubonye nzahita none se ubu ngubu tuvugana uri iki kintu bitarutema ikirere uza waje ufite we gahunda utekereza iki amatsiko ufite ikintu cya mbere ndashaka kumenya papa manzi ameze ate umutima mawuje afite warawurebye se niyo utareba umutima w'umuntu n'imigambi aba afite ntabwo iba ari myiza ariko mana ndi gusenga imana ngimbabarire wa muti twahaye papa manzi ntihabe hari n'ingaruka nimwe yamugizeho icyo nashakaga n'umwana wanjye naramubonye ntabwo ngikeneye gukora ibintu bibi nka biriya nimba ari amafaranga yaraduhembye ayo yaduhaye y'igice nzashaka ikindi nakoramo ngiye mbabarumbwire papa manzi ibyo bimeze bite ubu turi kuvugana rero panzire kuri urwo ruhande ndebe hano ndebe ko nta muntu waba uri kutwumva cyangwa n'ibihuru sinyibyizera nta muntu hari narebye nta muntu hari n'ibihuru bisigaye byumva ibintu twakoreye uriya mugabo agahinda mfite ndi kwicuza nubwo uri kuvuga wowe ngo umutima utaramugizeho ingaruka ntago yawe papa manzi amaze amezi 6 atarya cyangwa atavuga ari muri koma je namuhaye umuti nzi ko nangaruka wamugira ngira ngo mufomate mu mutwe kugira ngo ibintu byo gusenga abireke cyangwa mama manzi yawumuhaye nabi uko yawufunguye nk'umuntu ugiye guhemba inka yabyaye yarawufunguye wose akabido karindwi akamuhera rimwe urumva ubu ahubwo wowe ikintu wabikoze wamuhaye umuti wamuga agomba kuwumuha arangije umuhera rimwe nk'umuntu uri guhemba inka yabyaye njyewe narabimubwiye ukuntu agomba kuwumuha yewe ndanabyandika kugira ngo atazabyibagirwa ahubwo wasara wamuhaye wose ugira ngo ibyo bikemuke vuba yewe ubu turi kuvugana atumwe ahantu ngeze ngiye kuzajya guhinduza izina bita Minyururu rimwe rituma nkora ibintu bibi cyane ubu turi kuvugana ndi kwicuza ruriya ruga ahantu rugeze ubu tuvugana dore ni nko kwa kuntu ushobora gufata akantu kabara gatatu warekura gahita kagwa hasi rugeze mu marindi muka ntabwo uri kwicuza gusa nanjye ubwanye ndi kwicuza siko nsigaye ndyama sinsinzire nanjye ibiryo ntibingere ku mutima kubera ibintu twakoreye nkora rubuka papa manzi ni ukuri ko Imana idufashe yongeye asubirana ubumuntu bwe arabusubirana ngo utari kamezi 6 atavuga ejo bundi none nagiyeyo ntambukayo ngiye kureba undi murwayi wari uhari murebye cyangwa ari no muri bomboni ntahumeka ntagira ute kubera ibyo twashutswe twise tukabikora ahubwo ubu ngubu ari ibibaye bizima papa manzi akongera agakira ariko gukira ashobora gukira akaza ariko kongera gutekereza ashobora no kuza ntibuke niwe kirika yenda yagize umugiraneza umuyobora akamugatana no hari iwawe ariko mu mutwe w'ubundi ameze nk'umuntu baforomase ntago ari muzima ibi mbivuyemo ngende no kwicuza n'Imana ibyumve sineze kongera kubisubiramo ako se Minyururu nubwo twahemutse nta cyiza twakoze pe ariko wahise twajya gusura papa manzi tukareba ukuntu ameze ko je mvuye muri Amerika hari umuntu wankunze yaranyandikishayo nawe nakujyanayo ariko tugakora imirimo myiza tugakizwa tukanasenga ko igiye ariko papa manzi birangiye ndacyana haba ubwo wahansize ukagenda igihe wari umazeyo ndacyahari ariko ndacyanayishira ariko sibyo ko maze amezi 3 naregereye mushubati mu rugo vuga ati
abantu mbe mbahunze kuko ibintu nabakoreye ntabwo ari byiza. tujye kureba Kamanzi. Mfata aka gateke kugira turebe yuko maguruka. Reka nta kintu azagukorera. Nzawihosanture neza. Muraho. Erega impamvu mba nguhobeye gutya umwaka warushize mwana ntanaguhobeye.